muraho neza, tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri siyansi, ijambo siyansi cyangwa se amasiyansi, amwe mu masomo yigwa nk'abantu twayobotse inzira y'ubumenyi cyangwa se inzira y'ishuri. Mu mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi ni intego yo kugira ngo turusheho gusobanukirwa cyangwa se gukuraho urujijo mu bijyanye n'amasiyansi, dore ko akenshi iyo tuvuze amasiyansi bamwe dutekereza ibindi cyangwa se tukabyumva uko bitari. Imbogamizi abenshi bakunda kugira iyo tuvuze amasiyansi, abenshi bumva fizike, shimi, imibare cyangwa se ubugenge, ubutabire ndetse n'ibinyabuzima. Dore ko no mu mvugo zikoreshwa kenshi abantu benshi twumva bavuga bati bakanaka biga amasiyansi, abangaba biga amasosho, abandi biga ibiki n'ibiki. Ariko se wakwibaza ngo abantu biga computer ko turengaho tukavuga ngo computer science, kuki se iyo science igaruka? Cyangwa se social science kuki bigaruka? Ni muri iyo mpamvu uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi twagize ngo dukureho urujijo, dusobanukirwe neza icyo bita science cyangwa se icyo science ari cyo. Inge muri kumwe ni Iradukunda Gilbert, channel ni yindi ni Gilberto Mediator. Amahoro y'Imana abe kuri mwe, kandi tuzashidikanya ko mu mpera z'iki kiganiro buri wese imbogamizi afite ziri buze kurangira cyangwa se ziri buze gukemuka. Reka twanzike dukomeza dushyira umucyo ku ijambo siyansi cyangwa se amasiyansi. Mbere na mbere iyo tuvuze siyansi mu magambo make tutagiye kuvuga byinshi, amasiyansi cyangwa se siyansi or science bivuga ubumenyi. Rero umuntu agira ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu tuvuga ngo natural science, tukavuga social science, tukavuga human science n'ibindi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu amasiyansi cyangwa se icyo twita science tugiye kubishyira mu byiciro bitatu by'ingenzi kugira ngo turusheho kugira ubumenyi bwo kubyumva, kuko icyo twita science akenshi ni ubumenyi bujyanye n'iyi si tubamo ariko biri mu ngeri zigiye zitandukanye. Reka duhere ku bice bitatu by'ingenzi aribyo navugaga. Igice cya mbere nicyo twita social science. Social science cyangwa se ubumenyi bujyanye n'imibanire, social science, icyo ni kimwe. Kabiri hari siyansi mvabumenyi. Ni amasiyansi cyangwa se n'imbwa bumenyi budufasha kuvumbura cyangwa se kumva ibindi bigiye bitandukanye. Urugero nk'imibare, urugero computer science. Iyo ni icyo twita siyansi mvabumenyi cyangwa se formal science. Hari indi twita natural science cyangwa se siyansi kamere mu magambo y'Ikinyarwanda. Ari ya masiyansi abenshi dukunda kuvuga ko ariyo masiyansi, ibindi bitari siyansi. Harimo physics, ubugenge, chemistry, ubutabire ndetse na biology. Reka turebe icyiciro ku kindi. Duhereye kuri natural science cyangwa se siyansi kamere. Ubundi iyo tuvuze siyansi kamere ni amasiyansi cyangwa se n'ubumenyi duhura nabwo mu buzima bwa buri munsi, ariko bigendeye ku by'Imana yaremye cyangwa se ku bintu biri karemano tubona mu buzima tubamo mu isi Imana yagize gute yaremye. Aho ntabwo tureba ku mibanire cyangwa se ubumenyi tuzifashisha kugira ngo tugire ibyo twumva kurushaho. Reka duhere kuri physics. Iyo tuvuze physics ni ubugenge. Aya ni amasiyansi bw'ubumenyi tugira tugamije kureba guhuza imbaraga. Ese ni gute imbaraga zishobora gutuma habaho ibindi bintu, ariko twibanda ku mbaraga. Iyo niyo twita physics cyangwa se ubugenge. Ni mu gihe tuvuze chemistry, ni bwa bumenyi tureba imihindagurikire y'ibintu ku bindi. Ese ni iki twakora kugira ngo bimwe muri bya ndi Imana yagiye irema bihinduke bive mu bindi bijyamo ibindi bintu. Urugero nko gufata amasaka cyangwa se ibigori tukaba twabihinduramo ifu, yafu tubonye tukahinduramo ibintu. Ni ukuvuga ngo hari ibintu tubona bya bintu biri karemano bibasha guhinduka bikavamo ibindi bintu, cyangwa se tukabihuza kugira ngo tubone ikintu gifite ingufu cyangwa se gifite indi sura. Iyo niyo twita chemistry cyangwa se ubutabire. Ni mu gihe biology cyangwa se ubumenyi cyangwa se ubumenyi bw'ibinyabuzima
ari twita biology cyangwa se biology mu magambo y'igifaransa, icyaje tureba ese ibinyabuzima, iyo tuvuze ibinyabuzima ni ibintu bishobora gukura bigahumeka, abantu, ibimera se, ibyo byose ni ibinyabuzima, inyamaswa zigiye zitandukanye. Tureba ku mikorere y'ibinyabuzima byose tubona kuri iyi si. Icyo ni icyiciro cya mbere cya kintu twita siyansi kamere cyangwa se natural science. Reka dukomeze turebe kuri social science. Iyo tuvuze social science ni siyansi y'imibanire, imibanire uko tubaho muri sosiyete, tubaho mu buzima bukenera amateka yahise, tubaho mu buzima bukeneye kumenya imihindagurikire y'ikirere, tubaho mu buzima bukeneye kujya ku isoko tukajya guhaha. Niyo mpamvu ibyiciro by'ingenzi tumenya muri siyansi y'imibanire harimo amateka, twiga ku mateka yabayeho kera kugira ngo turusheho kunoza amateka tubona, byane kwita histoire cyangwa se history. Harimo biology, ubumenyi bw'isi muri rusange n'imihindagurikire y'isi bitewe n'agace runaka, iyo niyo twita geography cyangwa se geography. Harimo ubukungu, economics, ese ni gute mu mibanire y'abantu cyangwa se ko tubaho dukenera ibintu bigiye bitandukanye, amafaranga, ibiki byose kugira ngo ya mibanire irusheho kugenda neza, n'ibindi bigiye bishamikiyeho. Ibyo byose tubyita siyansi y'imibanire cyangwa se social science, tubona muri sosiyete aho tuba. Hari n'indi siyansi ya gatatu abantu benshi tudakunda kumva cyangwa se tudakunda kwitaho cyane, ese umuntu wiga imibare, umuntu wiga computer, ibyo si siyansi, ntabwo ni ubumenyi. Niyo mpamvu iyi mibare cyangwa se logic icyo twita computer science nayo ni amasiyansi. So imibare rero, imibare tuyifata nk'ururimi, diare formal science, ni amasiyansi, ni bwa bumenyi bwifashishwa mu gutuma tugira bimwe twumva kurushaho. Mbega mu magambo make bifatwa nk'ururimi rushobora gutuma ya masiyansi twavuze ruguru tubasha kumva kurushaho. Urugero, niba umuntu yumva imibare bizamufasha kumva physics cyangwa se ubugenge, bizamufasha kumva biology, chemistry. Niba yumva logic, ubundi iyo tuvuze logic cyangwa se logic ni nk'urufunguzo rutuma imitekerereze yacu igira gute yihuta. Na computer twavugaga yikoresha systeme ya yindi twita logic cyangwa se logic. Kwa gutekereza ni gute ubwonko bwanjye bushobora gukora vuba kugira ngo ibyo nshaka kugiraho mbigiraho mu gihe gito. That is what logic. Ni nk'ubu ni imitekerereze, ni ukuvuga ngo ni siyansi, ni ubumenyi bujyanye n'imitekerereze. Hari na computer science twavuze ruguru gato. Computer science rero murabizi ko turi mu isi y'iterambere, aho mudasobwa, telefone n'ibindi bigenda byifashishwa. Ubumenyi kuri ibyo bintu rero byo kwita computer science. So muri make ni ibyo byiciro bitatu nagize ngo ngarucyo turushaho kumva neza no gukuraho urujijo ku byo twita siyansi. Ntabwo siyansi ari physique gusa, ntabwo ari chimie gusa, nta nubwo ari biology gusa, ahubwo siyansi muri rusange ni ubumenyi. Ahubwo bwa bumenyi tubusesengura dute? Tubonye ko hari siyansi kamere, physics, chemistry, chimie, biology cyangwa se biology. Tukagira formal science, siyansi mvabumenyi, aho dusangamo imibare, computer science, logic n'ibindi. Hakaba na siyansi y'imibanire cyangwa se social science. Murakoze cyane, amahoro y'Imana akomeze abe kuri mwe. Mwari kumwe na Iradukunda Gilbert, channel ni yindi Gilbert Media Tour. Ibitekerezo byanyu turabikeneye kugira ngo turusheho kunoza iterambere n'ubumenyi muri rusange. Tube mu isi ya siyansi, tube mu isi y'ubumenyi, mu buzima bukeneye kumenya byinshi kurushaho. Amahoro y'Imana akomeze abe kuri mwe. Thank you so much.